aho duririmba ngo nawe bakubone, hari vuba cyangwa kera uzabona umugabo cyangwa umugore. Imana ntabwo wayikora ibyo wibeshye ngo Mana ngo ndagukunda, ngo noneho nireba hirya mwibwire n'ukunda ibiki. Urugamba surwacu bene data mwese, ahubwo nuko umwami Yesu nimwihangane, yanesheje Satani ku mugaragaro, natwe azatuneshereza. Urakoze mwami Imana, ukuboko kwawe kurinda barakubonye muri rusange n'umuntu ku giti cye uhabwa icyubahiro. Imbabazi zawe nyinshi zitaduhora ibyaha byacu, ikaduha imigisha y'uburyo bwose, zituriho n'uyu munsi uhimbazwe. Waduhaye ijambo ryawe n'ibindi byiza, unaduhaye uburenganzira ngo dukomeze dusoza iri teraniro. Duhara ibyaha byacu byinshi, shakaho muri twe ibyawe byahagama, uduhe umwuka wera tuzabishobore. Ubwo ugiye kuza twese tuzaba abana bawe by'uko dukere mu bwami bwawe. Twigishe dusabye mu izina rya Yesu, amen. Insanganyamatsiko isoza iri teraniro iri kutubwira ngo Imana uyubaha ute. Kamusubiremo iryo jambo tugiye kuganira. Mbese Imana uyubaha ute? Igihe Yesu yabwiraga abafarisayo, hari amagambo yababwiye wakwibaza ibyayo. Ngaho Yohana 5 umurongo wa 42. Ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Iryo jambo yababwiye. Ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Ubundi iyo mvugo bazi indimi, uturutse inkuru ruguru ukaba uzi n'amateka y'abafarisayo, ntabwo Yesu avuze ko badakunda Imana. Oya, ahubwo avuze aho batayikunda ahakojeje agatoki. Barayikunda ahandi, aho batayikunda ni hehe? Ni mu mitima yabo. Uyu murongo werekana ko burya Imana ushobora kuyikunda mu buryo bwinshi butandukanye, ariko aha ukaba ubw'Imana yemera ikabutisha ubundi. Ndagerageza kuvuga Matayo 15:8. Ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbaho. Hari abubaha Imana ku minwa, baririmba, babwiriza nk'uko ndi kwigisha, batanga amashimwe y'akanwa, bavuga iby'Imana, Yesu ashimwe na haleluya na amina, hari n'abazi kubivuga cyane. Ariko ibyo akaba ari umushinga utangirira ku munwa ugasoreza ku munwa. Nicyo cyatumye Yesu arebye ibintu nk'ibyo, arangije aravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure. Muri Yeremiya igice nibaza ko ari cya 12, umurongo wa 2, turebe niba ariho. Yego, warabateye bashora imizi, barakura ndetse bera imbuto, baguhoza ku rurimi, ariko ukaba kure y'imitima yabo. Ababubahaga Imana mw'ubwo buryo bw'akanwa, uretse n'ibya Bibiliya n'abasanzwe mu mvugo zisanzwe z'ubuzima bw'abantu, hari abo bajya bita ngo ni basekana imbereka, hari n'abo bita babasya ku ryinyo. Abo ni ababa bagerageje kugaragara ko n'abari beza, ariko hehe? Ku munwa. Uretse n'imbere y'Imana n'imbere y'abantu nababashimira mw'iriba. Aba kuguhoza ku munwa, ariko imitima yabo itagutunga. N'umuhanuzi yabivuze, ntabwo uko kubaha kujya kunezeza Imana. Yeremiya 9:7. Ururimi rwabo ni nk'umwambi wicana, ruvuga iby'uburiganya. Umuntu wese avugana amahoro na mugenzi we ku rurimi,
ariko mu mutima we amuciriye igice. Avugana iby'amahoro na mugenzi we ku rurimi, ariko umutima badafatanije. Ubwo kuba ari kubara rero, ubwo nabwo ni ubwoko bwo kubaha Imana, ni ukuyubaha hehe k'umuntu. Ubwoko bwa kabiri, hari abaterana nk'uku nguku bakaza aya mu gitondo ntibayasibe, ayo ku isabato byo birumvikana, n'ubundi ntaho aba yararajya, ayo mu mibyizi akayateranaho. Guterana gusa utagira icyo gukora ku mico ye, ibyo nabyo bakabyita kubaha Imana. Ndetse abatazi n'igipimo Imana ipimiraho imico n'imigenzereze yacu, ahubwo bavuze ati uyu ni umukristo mwiza, nta n'amateraniro ajya asiba, ariko uko adasiba amateraniro ko adasiba n'amatiku, binganya uburemere, urwango, imyaga n'ibishiha, ariko aterana. Yesaya niwe wavuze ibyo. Igice ni icya mbere, umurongo wa 12, iyo muza kunshengerera ninde uba yababwiye ngo muze kundibatira urugo? Reba, guterana Imana ntibinezererwe, ahubwo ugashyirwa ku rutonde rw'abari basa. Abazi ingurube n'abazi akamasa nibo byo bajya bashyiraho ibyatsi, atari zo mu gikuyu nyine, zino zabuze uko zigira, ziba muri gereza. Muri ubwo batazagira ishyo rinini, kuko naho kuriragira bazagira n'ifumbire, bagashyiramo ibyatsi ngo iribate, haranuka, ntihanejeje. Ukaza gusenga ukicarana n'abandi, ijuru rikavuga ngo ubusaje ajehe kandi kugira ngo ndibatire urugo. Imigambi ibikuzuye mu mutima mibi, gusenga utagambiriye guhinduka, kubaho uko wari uri ejo bitandukanye n'uko umeze none. Ibyo bijya bituma ijuru rivuga ngo waje uje ubagwa mu banyubaha, ariko oya waje kundibatira urugo. Hari abandi bibwira ko gutanga nabyo byaba ari ikimenyetso cyo kubaha Imana, ndetse mu myizerere itandukanye, handi bakunda agafaranga, byo babigize urugero rw'ubuyoboke. Umuhanuzi witwa Mika 3:5 niwe wabivuze, ngo bajya bavuga iby'amahoro, ngo ku muntu wese wagize icyo ashyira mu kanwa kabo, ngo utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Ndetse bakanatangaza itorero ryabaye irya mbere badapimye iby'umwuka, kuko termometero yabyo ntayo bagira, ahubwo bakavuga bati batanze angahe miliyoni, ati aba nibo babaye abambere. Hari n'uwa mbere, hari n'uba umwe ari we wabaye uwa mbere. Njya byumva mu myizerere itandukanye ngo uyu niwe wa mbere mu cya 10, wa mbere mu cya 10 ntabaho, nta n'uwa nyuma, Yesu utagitanze. Uwungutse 1000 watanze angahe? Igiceri cy'ijana, uri uwa mbere. Uwungutse miliyoni nawe atanga 1000, nawe ni uwa mbere. Ko mwese ni icya 10 kandi waracyujuje. Wa mbere ni yaba, wa nyuma wenda yaba utagitanze. Ariko baba ngaho wa mbere mu cya 10 ngo mutware ngo nahaguruke ngo musengere, bakamusengera. Kugeza ubwo gutanga biragirwa urugero rw'ubuyoboke. Murazi ngo Imana ibuza amafaranga, ibibazo isi ifite, urwango mu miryango, abagabo n'abagore batumvikana, abana batumvira ababyeyi, abaturanyi n'abaturanyi basamanye, abami b'ibihugu barakaranije. Iyaba ari dosiye zakemurwa n'amafaranga, ku isi arahari, biba byarakemutse. Hari abayafite baba bageze ku bibazo by'iwabo. Umutima ukeneye ikindi kirenze amafaranga. Ku bw'ibyo ntabwo wagira uwa mbere nuko watanze amafaranga, ntiwanaba uwa nyuma kuko utayatanze. Rero abibwira ko gutanga nabyo bibaye bwo kubaha Imana, Yesaya 1:13, nimukongere kuntura amaturo atagira umumaro, imibavu ni ikizira kuri njye, imariko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe, ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho, imariko z'amezi, iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye, ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza nzabima amaso,
ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva, ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Ibyo Imana ntibishaka. Kuyubaha ari akanwa ntibishaka, ibyo gusa ntibishaka. Kuyubaha kuko wateranye, ibyo gusa ntibishaka. Kuyubaha kuko utanga, ibyo gusa ntibishaka. Imana ishaka abayubaha mu mutima. Nicyo cyatumye Yesu abwira abafarisayo ngo mwebwe ndabazi ko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Kubaza amateka y'abafarisayo, bari abanyedini bashobora kuba bararivukiyemo, banaribyariramo, baberamwo abuzukuru n'ubuvivi n'ubumwira, babimaranye igihe. Ibyo gusenga n'uduhango tw'idini bari babizi. Bibiliya dusomera tubwira ngo hari ibihe n'amasaha, iyo byabaga bigeze, nubwo yaba ahagaze mu isoko yarahagararaga akanamiza agasenga. Gusenga ku bantu bamwe bari mu nyumbe biteye isoni cyane muri iyi si aho iby'Imana bidakunzwe. Umusore ajya agendana Bibiliya bakajya baramubaza ngo wabaye iki, ngo wagwaye ryari, muri kiranganjiji. Umufarisayo ibyo ntabwo yarabyitayeho. Wiyo saa 9 saa ngapi yabaga ageze nko mu isoko hariya muri kariyeri cyangwa ajya muri gare, kwari uguhagarara akavuga ati Uwiteka ndagushimye. Ariko iyo misengere ngo Yesu akayireba akajya arabura n'umwanda n'ubwaku bwayo yaba yarasize mu mutima. Ndatanga ingero ebyiri. Abafarisayo barabagome, bababye umwami w'amahoro. Ngo icyaha isi yakoze kuruta ibindi byose byigeze biyikorerwaho, ngo ni ugufata ibiganza bicigatiye isi n'isanzure. Isi n'isanzure bigateramo imisumari. Abari bayoboye uwo mushinga, iyi si izenguruka mu kirere, ibisikana n'indi mibumbe myinshi itagira ingano utabara n'imashini itabara. Iyi si Imana yitaye ku biyiri, ikita no ku birahandi, uwo niwe Yesu ubicigatiye. Iyo mibumbe minini n'imito igendera mu nzira zayo, ibyo bitazabona ubwite, yizerera iyo yose Imana ikabicigatira. Warangiza nawe ugafata inyundo n'umusumari, ibyo biganza bicigatiye aho nawe uri ugateramo umusumari. Ngo nicyo cyahise yigeze gukora gikomeye kuruta ibindi. Ariko abari bayoboye uwo mushinga ni bande? Ni abafarisayo. Baramubambye umwami w'amahoro, baramubambye umukiza, baramubambye ugabura, baramubambye uzura, uhumura, baramubambye ngo bafite n'umushinga wo kuzarwana n'Abaroma. Kandi iyo ngabo Yesu kuba ku ruhande rwawe, ingabo ntizapfa, kandi byajya ibikora iri kure, n'iziguye yajya ivuga ngo nizongere zihaguruke, bakabareza imoruteri kubiza amateka y'abagira iki, bakaba ingabo zidashira. Barangije baramubamba, nta nubwo yazize icyaha, yazize ibyo. Ubwo yamukijije abantu benshi bazamwizera. Niba mwizera abayoboke b'idini yacu bazatuba, nibatuba igice kizagabanuka, kuko n'ibyo umwana w'idini ni amafaranga. Igihe amafaranga nta bindi mupfana. Ntukibwire ko hari umuntu ukora mu by'Imana abihemberwa uhangayikishijwe no kujya mu ijuru kwawe. Dore amafaranga rye iyo uzagwa birakureba. Uko abafarisayo bari bameze. Arangije babamba byose. Yesu ni byose babambuye. Icyantangaje ngo bwije isabato igiye gutangira barayibuka. Isabato abantu bishe umuntu nka Yesu batiwe baneza isabato, hari icyo byaba bidatwaye muri barangije bati kandi twibagiwe isabato igiye gutangira intumbiri kumuniga nta kibazo cyetse intumbi y'isabato yisanze ngaba abafarisayo. Ubwo bukiranutsi bw'inyuma, gukora utuntu tugaragarira amaso inyuma, imitima yaraboze, nibyo Yesu yavuze ngo mwebweho ndabazi ko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Bana b'Imana, ikibazo kiri kutubaza ngo none Imana weho uyubaha ute? Muri Yesaya ntabwo Imana yapfa kwemera ibintu byose
oya irarobanura iruza ntabwo ipfa kugufata byose. 26 ugushikamishijeho umutima uzamurinda b'amahoro basa kuko akwiriye. Ntabwo Imana yabiyobewe. Yaba kuririmba gusa, kubwiriza gusa, gutanga amaturo gusa, yaba byakubera ikibari kijya mu ijuru nabyiba yarabyanditse ikandika ngo utanga amaturo menshi uzamurinda b'amahoro basa kuko akwiriye. Ariko ibyo ntiyabyanditse kuko ni ibisanzwe, ahubwo icyo Imana ishaka nuyishikamishijeho umutima. Muri Zaburi abera ba kera barimo Dawidi 51 umurongo wa 8 ndawusoma. Dore ushaka ukuri ko mu mitima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Ndatarukira 12 Mana ndeme mu mutima wera nusubize mu mutima ukomeye. 18 nuko utishimira ibitambo babiguhaye ntunezerwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Kubaha Imana yemera nuko mu mutima. Umugabane munini w'abayoboka Imana buriya ushobora kutagwa i Babuloni ariko ni Yerusalemu bagwayo. Ibyo bisobanura nte? Dufite amadini agize Babuloni, ni Umugatolika n'amatorero ya Giprotestanti yishe isabato, asenga ibishushanyo, yiyamaza abazimu, yambara impigi n'ibindi. Bakuyeho igitambo aricyo Yesu, imbabazi ukazisaba umuntu ngo ndavuga penitence na indulgensia n'ibindi. Bakorera ibihembo akaba aribyo bigirwa nyambere, bigize bakuru. Itorero ntibikiri ibya Yesu ni ibyabo, kuburyo haba abagabo iby'Imana bene data ngo tujyanye mu ijuru. Ariko kugira ngo mugereho bigusaba kwa Kawodiyango nayitoroshye. Uburyo uvuze uti mwene data Musenyeri ejo nzubaka uzaze kumfasha guhereza umufundi, baguseka babona urwaye. Ariko rero Revera ndibutundi ibiti uzuterureho kimwe babona warasaze. Ariko bonaho ni bene data tugiye mu ijuru. Ayo niyo mikorere imeze ityo, abo bene data batari bo nibyo byitwa ngo ni amadini agize Babuloni. Twagize umugisha iyo Babuloni tuyivamo kuko ubutumwa bwari bumeze. Ariko niba mwarize amateka y'Isirayeli, hari abatararimbukiye Babuloni bagwa i Yerusalemu. Ubwo ikizira cyahagararaga hera, ingabo z'Abaroma zigose Yerusalemu, banga itegeko rya Yesu bibabwira ngo naho muvemo. Nimubona Yerusalemu nayo yafatanije na Babuloni cyangwa se na Roma, muzasohoke mugende. Banga gusohoka, Titus araza abaje kuzuka Gaius Festus, ariko ibyo ntibyamara kanya yisubirira inyuma. Haza Titus hashize n'igi arabarimbura bapfiramo bazize kutumira itegeko rya Yesu. Si ibyo gusa, mu Bakorinto ba kabiri 6:14 kugeza 17 hari n'ahavuze ngo musohoke muri babandi. Byo nta nubwo biri kubwirwa Abayuda b'i Yerusalemu, biri kubwirwa intumwa zari zarayoboye ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ni musohoke muri baba nabemera ubutumwa bakabubamo ariko butarahinduye imitima yabo. Abisi babana iby'isi babikora, barya nkabo, bambara nkabo, banywa nkabo, bagakora nkabo, akantu ku kandi. Mbese ntubone ko uyasenga ukabona abasenga n'abadasenga basa, wereka urwara ukageza ku musa. Noneho ijambo ry'Imana rirababwira ngo ni mu hagati y'ababandi. Ushobora kutagwa i Babuloni, ndugu i Yerusalemu, mwanze ubutumwa bw'umuhamya ukiranuka w'ukuri yagira itorero rya Laodikiya ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi. Ntugwe i Yerusalemu ukagwaha ubaye mukuru ariko ntuhinduke. Bana b'Imana, niba hari ufite igitabo cyitwa Evangelize arakimfashisha cyangwa se ndakoresha iki mu gitabo cyitwa Evangelize turi gushaka ukuri ko mu mutima Imana yemera, cyangwa se uyubaha mu mutima ibyo Imana yemera. Nahabonye
mperutse gusoma inkuru, la vie commence à la conversion. Ubuzima bw'iby'umwuka nibwo buri kuvugwa, butangira kubarwa igihe uhindutse. Ubuzima bw'iby'umwuka butangira kubarwa igihe wagendutse, wahindutse. Mperutse gusoma inkuru ikurikira n'umusaza umwe wari ufite imyaka hagati ya 70 na 80. Ibyo nabihawe nk'ubuhamya bw'imbabazi mvajuru. Je lui demandais quel était son âge. Namubajije imyaka afite. Après m'avoir regardé quelques instants, il me répondit d'une voix altérée, tandis que des larmes roulaient sur ses joues. Amaze kunyitegereza akanya, ansubiza n'ijwi ridedemanga, ariko amarira atemba ku matama. Aransubiza ngo je 2 ans. Arambwira ngo afite imyaka 2. Tandis que j'exprimais ma surprise, ubwo nari ntunguye n'igisubizo cye irajuta. Yongeraho, voyez-vous, il y a des ans, mon existence était celle d'un homme mort. Ati, mu gihe kingana n'imyaka 2 gusa, hirya yacyo ubuzima bwanjye bwari bumeze nk'ubw'umuntu wapfuye. Je n'ai jamais su ce qu'était la vie jusqu'à ce que j'ai connu celle qui est cachée avec le Christ en Dieu. Sinigeze menya ubuzima icyo ari cyo kugeza umunsi nari menyeye ubugingo buhishwe na Kristo mu Mana. Niba mwumvise iki gitekerezo, uyu mugabo w'imyaka 80 bamwe ntibakibaho bene nkabo, bapfuye kare kandi bapfuye bashaje. Yaraherutse ubwo kwakira ubutumwa bwiza, arahinduka. Icyo gikorwa kimaze nk'imyaka 2. Baramubaza ngo muzehe ufite imyaka ingahe? Ngo ufite imyaka 2. Ntawe utatangara kuko icyo babazaga yari imyaka ye aho yavukiye naho ageze uwo munsi, ariko yibwiraga iby'umwuka. Bumiwe rero arabisobanura. Reka tuvuge ibyo yavuze yenda nubwo atari byo yavuze icyo gihe. Kuba n'umusore yenda kugeza mu myaka nakiri ubutumwa, nari umurozi, nari umusinzi, nkubita umukecuru, abana mbiba minerivare, isambu narazimaze, nta nkisigaye. Abo duturanye nuje kurahura umugu n'Imana n'umuriro. Mbese areba ubuzima bwe bugoye rubanda butigeze bugira icyo butunganye. Sinigeze njya mu iteraniro ry'Uwiteka, nta mukene nafashe, Imana sinayiririmbiye, sinigeze nyihimbaza, nta cyubahiro yabonye mu buzima bwanjye. Aho nanyuze hose narayandagaje ndayigayisha. Icyo gihe rero sinari ndiho, nari meze nk'umuntu wapfuye. Ubu niho ndiho maze imyaka 2. Nta ubarwa ko ari uw'Imana igihe cyose atarahura n'irihinduka. Nta ubarwa ko ari uw'Imana atarahura n'iki igihe cyose utarahinduka mu by'umwuka turiho. Igihe cyose yabwiye Nikodemo, agira amubwira ngo ukwiye kubyagwa ubwa kabiri, kuko utabyawe n'amazi n'umwuka adakwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana. Noneho rero uko kubyagwa ubwa kabiri niko kugusha umuntu mu kubaha Imana, noneho kwa nyako kuye ko mu mutima. Uko niko gushaka mw'iri teraniro, niko gushaka umuntu ku giti cye. Ibintu byo kwishushanya, ibintu byo kwigira ibitakurimo ntaho byazakugeza. Kugendera muri rusange ngo nabyo bijya bigira imbaraga, na Yesu yarabibonye arabivuga ku buryo atugera abigishwa be navuga ngo bagenda ari babiri ngo haba bwunda kubereye imbaraga, ariko haba hari icyo atazagukorera. Akamenyero gashobora kubyara imbaraga, kuba bintu bimegereye wabivukiyemo, nta ntambara yabyo warwanye, nta joro wabirariye, ugakomereza iyo bageze. Ariko hari itariki bizagera rikakurushya usaba kuba warabyawe ubwa kabiri. Nibutse abanteze amatwi, amategeko y'Imana ariyo rufatiro cyangwa se urugero rw'ubuyoboke ni 10. Iyi Imana ijya kuyagenzura mu mico yacu, iyi Imana ijya kureba uko tuyubaha, ngo mu bintu yirinde, ntabwo ijya ishukwa n'ibigaragara, ntabwo ijya ishukwa n'ibigaragara. Nibaza ko ari mu Bagalatiya 6:7 avuze ngo Imana ntinegurizwa izuru. Ni 6:7 Imana ntinegurizwa izuru. Abafite Igiswahili haranditse ngo Mungu hadhihakiwi. Mbese ubwo bamwe niba byumva yeta kuneguriza izuru, hari umuntu mubana akakwereka ko mubanye 100%,
kurya anavuga ati se mwambi ibyo kurya akabiguha ukabirya ukanabirangiza umuteye umugongo ugiye nawe akagusubiza mu ati kirekira akakintu ubwo urumva n'imigani 23 biranditse muzare 6 umuntu ukagira ibyo kurya by'ufite ijisho rimwe ubwo yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire ngo ariko mu mutima we adahuje n'ibyo ari kuvuga ngo kuko uko atekereza ku mutima aba ari kwari Imana ntabwo wayikora ibyo wibeshye ngo Mana ngo ndagukunda ngo noneho nireba hirya mwibwire n'ukunde biki nibyo bavuze ngo Imana ntiregurizwa izuru aho mu mutima ushobora kuyirimanganya nibituye akaba ariyo mpamvu kubaha Imana ko mu mutima niko dushaka uyu munsi wa none n'amategeko yayo abantu bitewe n'ubwenge ubupfura naho bavutse bajya bibwira ko ibyo ari umwuka wera no gukiranuka ariko sibyo Imana iyo itangiye kureba ibyo gukiranuka ko mu mutima Yesaya 3:2 nibaza ko ari umurongo wa 5 iyi Imana ishoye umushinga wo kureba ukuyubaha ariko gukomotse ku mutima 3:2 nibyo haranditse ngo umupapa bazaba batakimwita imfura n'umunyabuntu buke bazaba batakimwita umunyabuntu binabisobanura nde hari igihe cyabayeho kubera ko twe tureba ibigaragara umupapa akitwa imfura hari igihe cyabayeho n'ubu kibaho kubera ko twebwe dufite ibipimo bya kimuntu umunyabuntu buke akitwa umunyabuntu ariko Imana Yesu mu gitabo cyitwa Ezekiyeli 312 mu cyigisho cyitwa muzaburisha n'abafarisayo ahanda hasoma hari ijambo rivuze ngo ni gute uwari wiswe umunyabuntu bihinduka akitwa umunyabuntu buke haranditse ngo seso no motif qui donne à nos actes les véritables valeurs impamvu idutera gukora ibintu niyo ituma bihabwa agaciro Imana ntabwo ikangwa n'umubyizi ibyo wakoze niba waririmbye ushaka ngo bakubone uko wari waguze umwenda mwiza ubwo yahise binyuza mu kirongo iyo yabimenye nitwe twafashijwe ariko ntabwo yafatanije natwe gufasha niba watanze ngo nawe bakurebe bajye bakwibeshyaho iyo yabimenye wari uri kwiyamamaza igihe cyanditse muri tragedy 416 ngo insengero nyinshi ngo usanga ngo abategetsi ngo abanyemari ngo abacuruzi ngo abakomeye ngo baza ngo bakigira abayoboke b'idini ngo ugasanga ngo zarakungahajwe ngo nabo bise ngo le monde baptisé abo bisi ariko bageze ute babatizwe ngo noneho aho nashatse ni hepfo ngo bakagira ngo n'abapasitoro ngo babo ngo bajye babwira ngo mutubwirize ibiryoshye ngo bidakora ku cyaha ngo bidakora ku cyaha ngo maze ugasanga ngo abanyabyaha bidakorwaho ngo aribo batsindagiye ngo bavuga ko baje gusenga ijuru ryo ntabwo waribeshye ahubwo icyo ukoze ntirireba uwo mubyizi ahubwo rireba umugambi waguteye ibyanejeje mu byo soma ngo nuko niyo umugambi ari mwiza mu kubishyira mu ngiro ukabikora nabi uhabwa ingororano ariko ubikoze neza bwita ukabinonosora ukabihonongora umugambi ari mubi ntabwo uhabwa ingororano impamvu yaguteye gukora ikintu niyo ituma gihabwa agaciro ugiye mu ivugabutumwa uhunze urugo ni akanebwe inzara irateye rokari irapanze dukeneye intumwa zizajya kubwiriza iyo ngiyo nanjye mwishyiremo kugira ngo umugore azahahe wenyine ijuru rya gifumbura umwana uhunze se na nyina ngo atabafasha ijuru riza abakunze umurimo bajya kubwiriza rizi n'uhunze imirimo y'iwabo kandi mbabwire mfite inyandiko ivuga ngo umuntu wese utazi gukora ngo aruhe kumutegerezaho umusaruro w'iby'umwuka ni ugutegereza ikidashoboka rero umugambi niwe utuma ibyo wakoze bihabwa agaciro aho nturirimba ngo nawe bakubone hari vuba cyangwa kera uzabona umugabo cyangwa umugore aho ntutanga ngo amabukora bijye bituma bayibagirwa he kugira uko uvugaho kuko uri umukristo mwiza ujya ushyiraho na neza aho ntuza gusenga
ari kugira ngo ucunge bakwizere bagira ngo nawe uri umwe muri bo uzajye kuvuga ngo wanguriza miliyoni urazayiheruka ubwo nayo ukabanza ukayikoreraho nk'umwaka none mwene se yafata miliyoni ukayiririmba wazajya mu ishuri ubwo ukayimuha ariko nawe yarabyigiye abimaze n'iminsi ari umushinga yashoye ngo impamvu dukorana ibintu nituma bihabwa agaciro hepfo bavuze ijambo rivuze ngo bikemerwa cyangwa bikagwa ibintu les grandes choses que toutes les yeux voient et que toutes les langues célèbres ne sont pas les plus précieuses au regard de Dieu. Ibintu bikomakomeye amaso yose yitegereza indimi zose zikabyirahira akenshi nta gaciro biba bifite mu maso y'Imana. Imana yo ireba umugambi kuruta igikorwa wagize wakoze. Ngaho noneho ubwo iyo yarebye umugambi niho Bibiliya itubwiye ngo umunyabuntu buke ntabwo bongera kumwita umunyabuntu, umupfapfa ntabwo bongera kumwita imfura, kuko Imana iragenda ikinjira mu mugambi. Iyo ijya kuducira urubanza amategeko yayo ngaho ubutumwa bwakoranijwe ni umuzingo wa mbere urupapuro rwa 254. Amategeko yayo ntabwo ireba ngo ubu twaruhutse isabato, mbese ubu ntitwaruhutse isabato, yemwe ni kubabaza ubu ntitwaruhutse isabato ariko ntawamenya twayiruhutse, ntawe uri guhinga, inzu mwakinze, twaje, ariko kugeza ubu ntawamenya. Ndabisobanura mvuze iri jambo. Amategeko y'Uwiteka aratunganye 254 bisashwe volume ya mbere, Icyongereza 217. Niko umunyezaburi yavuze ni 11:8. Mbega gutungana kwayo, mbega kurabagirana kwayo amategeko ya Yehova. Amategeko y'Imana ni magufi cyane ku buryo bikoroheye wayatondagura mu mutwe. Nibyo kera twajyaga kubatizwa mu idini bakabaza bakayatubwira tukayatondagura. Ngize n'Imana mu maso yanjye ukiremera igishushanyo kayivugira ubusa uke kwezi umunsi w'isabato nibaza ko iyi ni wabaga unayirangije ngaya niyo sugahurutura gasoza kuri ntifuza ntukifuza. Baragize bati wa mwana yayavuze niyinjire mu barabatu nta ku rusengero hari igitunda kitari icyatsi tukahava nta n'umuteja. Uwavuze amategeko mu mutwe yiba amatunda, ariko kuko abantu bakunda ibigaragara ukahava ubonye uburenganzira bwo kwemerera kugenza ute kubatizwa watsinze havuye wiba, ntukibe warishyize mu mwanya wacyo uhava wibye. Nibyo bavuze ngo bikoroheye cyane amategeko y'Imana ushobora kuyavuga mu mutwe, ariko aragutse cyane pour exprimer toute la volonté de Dieu et pour s'appliquer non seulement aux actions extérieures mais aussi aux pensées, aux intentions, aux désirs et aux émotions desquelles dont les lois humaines sont incapables car elles ne s'occupent que des actions extérieures. Ariko yashatse kuvuga ubushake bwose bw'Imana aragutse cyane kuko yo ntabwo yita ku bigaragara inyuma gusa, ahubwo aragenda akahuranya mu ntekerezo, akajya mu migambi, akajya mu byifuzo, akajya mu by'umutima ubangukira, aho amategeko y'abantu adashobora kugenzura kuko yo agenzura ibyakorewe inyuma gusa. Ahantu umuhumbi amategeko y'Imana agenzura hane, agenzura intekerezo, agenzura imigambi, agenzura ibyifuzo, agenzura ibyo bita emotion. Abarundi bavuga ngo ni ibigumbagumba kandi bo bararibonye, nibyo ni iby'umutima ubangukira. Abandi bapfa kubyita amarangamutima ariko siyo ni iby'umutima ubangukira. Mu gihe ubwo twe twicaye twaruhutse isabato ubwo tutagiye guhinga tutagiye gukora. Mu bakurambere n'abahanuzi 295 nibaza ko ari Icyongereza. Mu bakurambere n'abahanuzi icyigisho cya 27 haranditse ngo kugira ngo tweze isabato ntabwo dusabwa kureka imirimo gusa, ahubwo dusabwa no kureka kuyiganira. Iyo page nini nababwiye iravuze ngo si n'ibyo gusa ngo ahubwo no kureka kuyitekereza. None se ni bangahe umunsi w'isabato bashobora gutekereza akavuga ati umunsi habaye agacyo disi, yaba atari ku isabato twaturuka tukurayimbana duteye, akabitekereza kandi twaje gusenga. Ngo urabona ye
iminsi igashira imvura igwa, byagera kuri Sabato izuba, ubwo se yari vajo simba na mesheya ya myenda, ubwo ijuru rikandika ngo arameshe, rikandika ngo ateye ibirayi. Kugira ngo tweze Isabato ntabwo ari ukureka gukora gusa, tubuzwa no kuganira imirimo, tubuzwa no kuyitekereza. Noneho amategeko y'Imana ni maremare, uyubaha uterere. Mbese nukuza tukiyerekana tugaterana ibyo birahagije. Twajya ku mategeko yose, irya gatandatu reka nitarukireho riravuze ngo ntukice, ngo biramenyerewe, akaba nawo twita kahebwe, uwaroze, uwatemye, uwanize, uwarashe, abo bo turabazi. Ariko mu Rwanda rwa Yohana 3:15 haranditse ngo nuwanga mwene se n'umwicanyi. Ubwo ibyo ushobora kunyanga nka kwanga ntabigaragaye, babasekana imbere kamubana kwanga kandi ntuzabirabuka. Ariko ijuru ryo rireba les intentions, imigambi, bikavuga ngo uyu n'umwicanyi. Mu bitabo dusoma abakurambere n'abahanuzi bari gusobanura iryo tegeko baravuze ngo kwikunda kose ngo gutera umuntu kwirengagiza abakene, abarwayi n'imbabare, bimushyira ku rutonde rw'abicanyi. Bakaburara urariye, bakambara wambaye ubusa, imbwa zawe zigahaga, ingarane yawe ikuzura imyenda, uyibahaye babayijyana mu birori, ukazagera igihe utwika kuko ari imyanda. Uko kwikunda, uko kutagira impuhwe, abandi baguwe nabi, ushyirwa ku rutonde rw'abicanyi. Urumva se amategeko y'Imana atagutse n'andi yose. Ntukibe, ngo kungukira mu byago by'abandi, kungukira mu bujiji bwabo, kungukira mu ntege nke zabo, ibyo byose ugashyirwa ku rutonde rw'abajura. Iyo migambi icecekeye mu mutima, narababaye nongera kwibuka amagambo madamu Eti yanditse ngo uburezi buriho none ngo si uburezi bukwiye kwitwa iryo zina. Tujya tugira isomo mu isi, ntibundebe nabi abarezi, ibyo bita entrepreneurship, aho twiga bagatwigisha za opportunities, uturembo wanyuriramo ngo ubone icyo kurya. Muzabigenzure ndabibatumye, nta opportunity ibaho irenze intege nke, ubujiji n'ibyago by'abandi. Ubwo hari abo mbwiye bene byo banyumvise, hatabaye injiji uzacuruza. Umuntu wajya agacuruza ngo agacuruza ingufuri, uzi ko ingufuri igira imfunguzo 3. Noneho kuko yacururizaga mu giturage, iyo sinahavuga izina kuko hari yacuruzaga mu giturage, iyo yarangiza akabwira umukecuru wagurishije amashaza ye ati iyi ngufuri rero mukecuru izagukingira urugi rwawe, dore urufunguzo rwawe, dore n'urw'umusaza, unyongeye 50 y'igiceri, ndaguha n'urw'umwana ujyane. Urwari urwe n'ubundi akarutangaho 50. Iyo ni opportunity yahuye n'injiji, agiye gucuruza. Ukabona baraje bati uyu sinzi ibyaha yakoze, bamuce 5,000,000 kwanza mu mutera ipimo. Umuntu akubibona muri Kongo, pariseri ye yagura 20,000,000, ubwo tikode ko ipimo rirakwica. Iyi pariseri kagiye kuguha 8. Nawe rero nabo babagiye kukwikira imisumari, ukabona uguhaye 8 ngo ubure kuyimuhereza, ubwo ukaba wungukiye mu byago yagize. Bene abo nizo opportunity, ntayi opportunity ni intege nke, ni ibyago n'ubujiji bw'abandi. Ugahura n'umuntu ngo ayo makara wayampa muri 10 ngo yata ngo ni 9 ahubwo yaguye, ukugenda ngo ahubwo imvura nigwa, uretse ngo mukanye imvura igwe ngo turaguha 7 ngo wagenda ngo homboka. Ubwo kabara mukanza akavuga ati kandi n'ubushize byambaye. Kuba adafite amakuru, aho bari kuba 14 ukamwihera 9, ngiyo opportunity. Akarembo kakugaburira utagize umwuka wera, ni ibyago by'abandi, n'ubujiji bwabo, ni intege nke zabo, nibyo bitunze rubanda. Noneho mu bashyirwa ku rutonde rw'abicanyi harimo abajura kurito, harimo no kungukira mu byago by'abandi, gushyirwa ku rutonde rw'umujura. Noneho aya mategeko yose y'Imana
murahirwe Imana ntabwo bayishuka ngo twaje Mana ngo nawe wabibonye oya ireba niba wajuzanye n'umutima ngaho kino gitabo un transgresseur peut réussir à cacher ses méfaits inkozi y'ikibi ishobora kuba umuhanga wo guhisha amabi yayo quelque criminel qui soit akaba umugizi wa nabi voleur umujura meurtrier inkoramaraso adultère umusambanyi. La loi humaine ne saurait le condamner comme coupable aussi longtemps qu'il n'a pas été découvert. Itegeko rya kimuntu bishobora kutamwagiriza ibyaha igihe cyose atafatiwe mu cyuho. La loi de Dieu pour la note de la jalousie, itegeko ry'Imana ryo iyo ugize ishyari irabizirikana, de l'envie igomwa, de la haine urwango, de la malice, de la vengeance, de la convoitise ububi, kwihorera, kwifuza, de l'ambition qui surte dans l'âme sans avoir encore trouvé à se traduire en actions extérieures. Iyo migambi mibisha icecekeye mu mutima itarabona hiseruka inyuma parce que la volonté y était mais l'occasion a manqué. Kubera ko ubushake bwari bushaka kubikora icyo wabuze akaba ari uburyo ijuru ribikubaraho. Niyo mpamvu mu migani igice cya 24 imigani 24 umurongo wa 8 n'uw'icyenda haranditse ngo ugambirira gukora ibibi bamwita umugira nabi, imigambi y'umupapa niyo cyaha kandi umukobanyi ni umuziro mu bantu. Ugambirira gukora ibibi bamwita umugira nabi, imigambi y'umupapa niyo cyaha. Imigani 15:26 imigani 15:26 haranditse ngo imigambi bibi ni ikizira kuwiteka ariko amagambo anezeza aramutunganira. Ntabwo Imana ibara icyaha kuko umaze gukora icyaha ako kanya, ahubwo niyo igifite imigambi yo kubikora mu ijoro baba babyanditse n'icyaha. Noneho ndi kugira ngo twese muri uyu mwanya buri wese aharanire kujya arareba uko abanye n'Imana hehe mu mutima, kuko iyo hirya niyo urugamba rubera. Ngaho nicyo cyateye Yesu kubwira abafarisayo amagambo y'inshyushyu nanjye numva navuga uyu munsi nkayibwira tukayabwirana. Matayo 23 umurongo wa 4 arababwira ngo wa 24 mwabarandasi bahumye mwe mumimina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Ibi se bisobanuye ngo iki? Aba bagabo b'abanyedini bari bafite utuntu duto turamutse tubuze hatakwangirika byinshi baha agaciro, hakaba ibindi bintu binini by'imigogo bibura iby'umwuka bikaba byangiritse ntibabihe agaciro. Nuko Yesu arabareba arangije ababwira ngo mumimina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mbese uduto mutwitayeho. Ubwo duhereye kuri urwo rugero yari avuze ubwo kwirinda bari bategetswe kwirinda ibizira. Nuko ngo umufarisayo yaje no kunywa amazi ngo akayayungurura atari isuku ya none yo kwa muganga, ahubwo kugira ngo atajyamo ka mikorobe akaba ari akanyama kazira. Nicyo babikorera bakayungurura pe bakayungurura. Ariko uwo wanze kurya akanyama kazira kabonwa na mikorosikopi cyangwa gato cyane yarayapanga ngo Yesu agomba gupfa ngo nuko umukegete. Mbese ibyo binini ntacyo nta mwanya bariho, ariko ako gato ko bagahaye agaciro. Muzasome ariko 7 mwereke umurongo wa 9 muzageze 13 ngo baraza bashuka abizera bari basanga mu itegeko rya 5 ribabwira ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu witeka Imana yawe. Iryo tegeko ryari risanga. None ngo baraza barababwira bati nibyo iryo tegeko rivuze ibintu bine. Ndabisubiramo, rivuze ibintu bine. Abakurambere n'abahanuzi icyiciro cya 27 birasobanuye ngo ni ukujya uborohereza imitwaro yo mu buzima. Birasobanuye ngo ni ukwita ku cyubahiro cyabo. 3 ni ukubazengurutsa umurunga w'urukundo. 4 ni ukubabera inkingi n'umuhumuriza bageze mu zabukuru. Ngibyo bivuze ngo wubahe so na nyoko, kwita ku cyubahiro cyabo, kuborohereza imitwaro yo mu buzima, kubazengurutsa umurunga w'urukundo, kubabera inkingi n'umuhumuriza bageze mu zabukuru. Mbese ubwo biravuze ngo mama ntakaruhe ufite imyaka 18 yararushye atarakugira ubu aragufite ntakongere
kuru nicyo byari bisobanuye muri iryo tegeko. Ngo ariko abafarisayo bakaza bakabwira abizera ngo n'ubu ufite icyo uri bufashishe nyoko warwaye, wambaye ubusa, waburaye, ngo ntukimuhe, ngo ahubwo ukijyane ku idini ugiherembera cyangwa umuyobozi w'idini w'icyo gihe uko bamwitaga, ngo nibwo uzaba utanze ituro rikaze ngo ryitwa korobani. Igice nakibahaye. Yesu aravuga ngo mwahajyamo ngo muhindure ubusa amategeko y'Imana mukomeza ibigenzo yanyu. Mose yababwiye kubaha so na nyoko, ngo namwe murabwira umuntu ngo ntakabikore, ngo ahubwo ngo abazanire kugira ngo akomeze ibigenzo yanyu. Ngo hari n'ibindi bibi mukora nk'ibyo. Ibyoroheje bakabiha agaciro, ibikomeye ntibabihe agaciro. Nicyo cyatumye Yesu ababwira ngo mumimina umubu ariko ingamiya mukayimira. Iby'ubu se byaba bimeze bite? Buriya hari utuntu tubaho tugaragara inyuma, utuntu tubaho twinshi tugaragara inyuma. Bibiliya wayizanye ni byiza, materaniro wagiye sawa, hari n'abagira jiya, hari n'abagira na doruka, abagira noheri, hari abagira pasika. Utuntu tubuze nta kibintu by'Imana byaba. Ndasubiramo, utwo tuntu tubuze nta kiby'Imana byagenda ute. Yesu yavuze 25:12. Ubwo noheri itariho n'ubundi ntiba mu byanditswe. Mbese hari utuntu abantu baha agaciro. Doruka ajya gupfa yaravuze ngo muzayamubikira azasanga yaragwiriye. We yafataga amafaranga ye, agafata ubudodo bwe, agafata igihe cye, agashona imyenda. Muri byakozwe no icyenda. Yarangiza akareba imbabare akageza ute? Akazi nawe uhimba kandi wicaye ngo mujye munzanira na ya doruka. Yarayamutumye. N'umusamariya mwiza. Umuzana y'umusamarita arayatanga. Yarayamutumye. We yasanze umuntu w'inkomere, aramufata, akodesha icumbi, agura yeraye, aramwomora, asigira abanyirinza amafaranga bazakomeza kumwitaho. Nawe uri kuvuga ngo ngaho mbaye umusamariya, niwe washyizeho iyo kampani ngo igira irafunguza. Utwo duto ugasanga nitwo duhawe agaciro, ariko kwera ko mu mutima, kwera ko mu mutima. Abandi bati reka agakiza kaba ku mutima, ugakarya uko ashaka, akanywa uko ashaka, agasa uko ashaka, agasokoza uko ashaka, akisigura, agatorora n'inzara akamanikaho n'izindi, ngo agakiza kaba hehe. Muri bino bitabo baranditse ngo your inward shows, your outward shows your inward. Nk'uko usi inyuma ngo bihishura uko wabaye mu mutima. Burya nta uvuga nabi ngo yape ngo nuko ngo byacitse ngo ariko ngo ku mutima nta n'ibihari uzabaza. Nta uvuga nabi kandi ku mutima hari heza. Nta urya nabi ngo yambare nabi asokoze nabi kandi ku mutima ho ari heza. Ibijya kuba bibi bihera he? Nuko bigatobokera inyuma nk'ikibyimba kinini. Uwo muzabona inyuma bizaba byarahereye hehe? Imbere. Ntimukabeshyere imbere ntihaba heza ngo inyuma use nabi. Wambike idirishya, wambike uburiri, wambike ameza, ibindi wambika n'ibikira. Intebe ze wawe zigira amashati, wandika amabere n'amatako, ngo agakiza kari ku mutima. Uko wabaye imbere niko wagaragaye na hehe n'inyuma. Bana b'Imana, iby'Imana ishaka ni ukuyubaha ariko gukomotse hehe. Mbese nta nubwo ndi kubona mfite ururimi rwabivuga, ariko nibura amayeri abantu bakoresha bahisha amabi yabo, amayeri abantu bakoresha bishushanya ngo ibyabo bitazagaragara, uwagira ngo bariyo bakoresha bihana ngo bere ku mutima. Ni Imana ishaka nguko kuyubaha kuyineza. Noneho nerekera mu ntambwe ikomeye ijya gusoza. Iyo washoye umushinga wo kubaha Imana ku mutima, dore impinduka zikurikira. Icya mbere nibwo umwana w'Imana. Ngwiki nibwo umwana w'Imana. Nsubiramo, umwana w'idini n'umwana w'Imana n'abantu babiri bagenda ute batandukanye. Umwana w'idini numva amategeko yaryo, agakora uko bamubwiye, akanyura aho bamweretse, akabarengera, akababuranira nubwo baba bari kuvuga nabi bitajyanye n'ukuri. Umwana w'Imana ni wa wundi ushaka gukiranuka ko mu mutima, wowe atari abandi azagemura. Nagira amahirwe ubwo bwaka akabwanduza abandi bakazajyana mu ijuru. Ndagerageza gusoma bimwe mu bitabo
mu gitabo kimwe cyitwa ibwirizabutumwa n'ubundi 263 rien ne peut remplacer la conversion. Nta kintu na kimwe kigomba gusimbura kwihana no guhinduka. S'ils ne sont pas convertis, baramutse batarihanye ngo bahinduke, tous grands et petits sont sur les mêmes pieds d'égalité. Abantu bose ukomeye n'uworoheje ntacyo baba barutana. Ubwo icyo twarutanwa ahangaha amafaranga, si igihagararo, si ukuza kenshi, oya icyo turutanwa ni ukwihana no kugenda ute no guhinduka. Les humains peuvent passer d'une doctrine à une autre. Abantu bashobora kuva mu nyigisho bakimukira mu yindi. Les chrétiens peuvent passer du catholicisme au protestantisme. Abakristo bashobora kwimuka bakava mu bugatolika bakaza mu giprotestani, ni nako byanagenze. Et pourtant rien comprendre à la signification de cette parole. Ibyo byose bakabikora batarasobanukirwa n'aya magambo avuga ngo je vous donnerai un cœur nouveau, nzabaha umutima mushya. Ezekiel 20:6. L'effet d'accepter de nouvelles théories, kuba warayobotse inyigisho nshya, et d'adhérer à une église, kuba warabaye umuyoboke w'itorero, ne procure à personne une vie nouvelle, ntawe bibaye ubwishingizi bw'imibereho mishya, même si l'église dont on fait partie repose sur les véritables fondements. Bona n'ubwo itorero waba warayobotse byaba rishingiye ku nyigisho z'ukuri. L'effet d'appartenir à une église, kuba warabaye umuyoboke w'itorero, ne saurait se substituer à la conversion, ntibizigera bisimbura kwihana no guhinduka. Avoir son nom sur le registre d'une église, kuba izina ryawe riri ku rutonde rw'ayandi mu bagize itorero, n'a aucune valeur pour quiconque si lequel n'est pas véritablement changé. Nta gaciro byagira ku muntu wese niba umutima wawe utarahindutse by'ukuri. Bana b'Imana, icyo nicyo cyo guharanira. Reba niba umutima wawe warahindutse, niba ubaha Imana uyubahe hehe mu mutima n'ikijuru rishaka. Nongera nsome nihuta igitabo kimwe cyitwa Rêvez vosier aho, urupapuro rwa 55 cyangwa se ku Bongereza ni The Upward Look, ni page 55. Si c'est fait de prétendre avoir une liberté supérieure à celle des autres dénominations, ne nous incitez pas à une consécration plus profonde. Kuvuga ko dufite ukuri gusumba kw'andi madini yose, nibiramuka bitaduteye kugira kwera kwimbitse, a une vie plus sainte et plus pure, tukagira imibereho irushijeho kwera kandi iboneye. À quoi nous sert-il d'avoir cette vérité? None kuba dutunze uko kuri byaba bimaze iki? Kandi niba dufite ukuri gutandukanye n'ukw'andi madini yose, umwanditsi aravuze ngo ariko kukaba kutaraduteye kwera, gutungana no kubonera kwa kundi kwimbitse, none byaba bimaze iki kuba dutunze uko kuri? Il aurait mieux valu pour nous n'avoir jamais vu la lumière de la vérité. Icyajyaga kuba cyiza yaba tutari tugeze tubona umucyo w'ukuri, plutôt que de prétendre l'accepter sans qu'elle nous sanctifie, kuruta kuvuga ko twemera ukuri ariko kutatwesheje. Bana b'Imana, murankundira amabwire ngo inyungu ya mbere wunguka iyo washoye umushinga wo kubaha Imana mu mutima, nibyo biguhindura umwana w'Imana. Muri ministère évangélique n'urupapuro rwa 360 haranditse ngo Nyagasani yanezezwa no gutunga abizera 6 bahindutse by'ukuri kuruta 60 bafite ishusho yo kwera ariko batiteguye guhinduka. Ndetse n'ikijya gituma ubutumwa butukwa ngo ntabwo ari abapagani rwimbi bo hanze, ngo ahubwo nabo muri bwo nababamo ariko badafite imico isa nabo. Ndetse ari nacyo gituma icyakora ntawabigira urwitwazo ngo nanjye ngo nari kuba mu butumwa bwiza ngo aransitaza, nawe wari ushaka gusitaza. Ubwo se umuntu agiye gupfa akaba yapfunditse umugozi agiye kwishyiramo ngo ibyo birangire, wavuga ngo utansiga nanjye nshyiramo ngo herekeze, ibyo wabikora? Ubwo yabinaniwe nawe ukaba ubigaye, wisubira inyuma, ahubwo jya muri uwo mwanya yananiwe guhagarara. Ntukiteteshwe ngo
ubigire urwitwazo, kuko mu byanditswe byera haranditse iri torero ry'ukuri ririmo intama n'ihene. ubwo duhene rero nta kundi umurizo uzahora hene. iri torero ry'ukuri ririmo abapfu n'abanyabwenge, nta kundi rero abapfu n'abapfu nyine. itorero ry'ukuri ririmo umurama n'ingano, umurama nyine ni uwo gutwika. itorero ry'ukuri ribamo urukungu n'amasaka, mu rukungu nyine ntacyo waryaho. ibyo nta n'igihe kizabaho ngo bye kubuko, ariko ntibizabuza abakunzi Imana kuyiyoboka bagatambuka bakajya mu ijuru. noneho ku ntambwe ya kabiri, iyo washoye umushinga wo guhinduka, nibyo bikugira umucyo n'umunyu w'isi, nibyo bikugira umucyo n'umunyu w'isi. Matayo 5:13, muri umunyu w'isi, muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwisha. ibyo mvuga kuri uyu murongo ni ibiki bakristo mu nyumva? hari ibigereranyo Bibiliya yagiye iratanga rimwe na rimwe kubera intege nke n'ubwenge bwacu bugufi, tukabyumvanga ariko ntitubyumve neza. muri ibyo bigereranyo harimo no kuba umunyu, muri ibyo bigereranyo harimo no kuba umucyo. ndagerageza gusobanura uko nshoboye. umunyu ufite imimaro myinshi, ariko izwi ni ibiri: urinda ibyo kurya kubora, ukanabitera uburyohe. si ibyo namwe muzi hari? ariko niba mwarabigenzuye, wishyirwa mu byo kurya bikaryoha, iyo operasiyo biryoshye yarangiye, uwawugutuma ntiwawubona. ubwo bisobanuye ngo biryoha washize kuko ushongeramo. none namwe muri umunyu w'isi. umuntu wese wahuye n'ihinduka ryo mu mutima ahagaze mu isi ari muganga, abandi bose bamuri imbere ndabarwaye. ubwo uri muganga, abandi turarwaye. ndi muganga, ubwo namwe murarwaye. bari kumfata, ariko nanjye ngufata. aha nabonye hari abaganga. none baganga, umurwayi yaruka nawe ukaruka, ahiswe. mbese mukaba muri serivisi, ugasanga mu gitanda ari muri ubwo nawe bavuga ngo ndahise se bigo nawe uburwayi bakujyamisha ku kindi gitanda. kandi uwabaza ngo iyo sari irimo abarwayi bangahe, ntabwo bavuga ngo harimo 4 na muganga, ahubwo muganga warwaye nawe ninde? ni umurwayi. ni 5 nawe uri. ibyo bisobanuye ngo iki? Mariko 2:17, Yesu yaje mu isi aravuga ngo abazima sibo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. sinazanywe no gushaka abakiranutsi, njye naje kwishakira abanyabyaha.